Yesu ashimwe bene data aba Yesu, muraho murakomeye. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Turanezerewe ko Imana yongeye kuturemera uyu mwanya kugira ngo tuze twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Ni umunezero cyane nkuko bisanzwe rero muri kumwe nanjye Mark wa Yesu, hanyuma na madamu turi kumwe. Ibwire abadukurikiye. Haleluya. Amen. Nitwa Fabiola Uwumucyo. Fabiola urakaza neza, twishimiye gufatanya nawe ndetse na bene data bose muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Rero nkuko twabiganiriye ubushize, munyemerere tutangire dusenga, kubera ko ijambo ry'Imana rituruta, rifite imbaraga tudafite. Niyo mpamvu tugiye kubanza tugahamagara Imana ngo izibane natwe, umwuka wera adushyigikire. Ijambo ryavuzwe n'Imana tutazi igihe yabereyeho, itagira itangiriro ntigira iherezo. Ntabwo twaryumva tutayitumiye ngo izire dusobanurire. Dukeneye umwuka wera rero ngo aze adusobanurire iri jambo ry'Imana. Reka rero twakire Fabiola adusengere kugira ngo ahamagare Imana. Nawe aho wicaye uhamagara Imana. Urumva? Duhamagara Imana ize idusobanurire ijambo ryayo, turushaho kuryumva. Umwuka wera azabane natwe, ubutatu bwera bubane natwe, Imana y'imbaraga ibane natwe, kugira ngo uyu mwanya ukubere umwanya w'umugisha kandi nanjye umbere umwanya w'umugisha. Fabiola ni karibu, wasenga, usengere nge nawe turi kumwe hano, usengere mwene data udukurikiye, kugira ngo iyi gahunda yo kwiga Bibiliya igende irushaho gutuma dusa na Yesu. Burya impamvu twiga ijambo ry'Imana ni ukugira ngo tumenye uko Imana isa, uko itekereza, uko ishaka ko tugenda, hanyuma umunsi ku wundi tujye tuva mu bwiza tujya mu bundi, turushaho gusa na Yesu. Imana itugirire neza. Erekeza umutima ku Mana, uyihamagare ngo Mana, njye ndi umuswa ntacyo nshoboye, ariko ngwino tubane muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Fabiola senga. Mana turagushimye. Mana ushimwe. Tugushimiye ko uri kumwe natwe. Urahebuje Yesu. Tugushimiye uburinzi bwawe bwiza. Wongere ushimwe. Tugushimiye gukomera kwawe. Uhimbazwe. Tugushimiye imbaraga zawe. Haleluya. Tugushimiye ko ubana natwe tutabikwiriye. Tugushimiye ko uri umunyembabazi nyinshi. Turagushimye cyane ko uri umunyarukundo rwinshi, uri umunyebambe cyane. Turagushimye ko waturinze. Turagushimye ko abanye natwe. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turagushimye ko waduhaye Yesu Kristo ngo adupfire, apfa urupfu rubi ku musaraba, kugira ngo tubeho, kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Mana turagushimiye ko wamuduhaye nk'igitambo kizima. Twe nta gitambo twari kubona, nta na kimwe rwose, ariko turagushimye ko wamuduhaye. Turagushimye ko wakomeje kutugaragariza urukundo. Turagushimye wapfira aba hafi na kure kugira ngo tubone ubugingo. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimye kubw'imbaraga zawe Kristo wagaragaje igorogota. Turagushimye kubw'urukundo rwawe werekana igorogota. Turagushimye kubw'agaciro kawe watwerekeye igorogota. Uduha agaciro, uduha ubuzima, uduha andi mazina, utwambura amazina y'umuruho, utwambura amazina yo kurimbuka, uduha amazina y'abana b'ubugingo. Izina ryawe nirihimbazwe. Warakoze Yesu, turagushimye ko waduhaye ikindi gihugu. Turabana b'igihugu cyo mu ijuru, turabana b'ubugingo, tutari abana bo kurimbuka. Izina ryawe nirihimbazwe. Niyo mpamvu turi aha hantu muri aka kanya, kugira ngo n'abandi batarakumenya bakumenye, kugira ngo n'abandi bakigushidikanyaho bagusobanukirwe, kugira ngo n'abandi bose babandi wapfiriye bakiri mu byaha, bakiri kure, bakiyoborwa n'umwijima, bakigendera mu nzira za kamere, bagarukiraho, bongere bumva urukundo rwawe, baze bumva amahoro yo muri wowe. Muri we hari amahoro, muri we hari
hari umunezero. Haleluya. Baze bumva ubusabane bwawe Yesu nawe, shimwe. baze babone amahoro Yego. kuko uyafite kandi uratangira ubuntu Yego. nta kiguzi Ntacyo. uretse kuza tukemera. Izina ryo nirihimbazwe. shimwa Yesu. Dusenge iki kiganiro tugiye kugirana, Mana ushimwe. yaba bari kutwumva yaba bazatwumva, dusengeye imitima yabo ngo icyo bazumva muri iki kiganiro kizabe imbuto ikomeye muri bo. Mu izina rya Yesu dusabye Mwuka Wera ngo aze, dutumiye Mwuka Wera ngo aze, azakora igikomeye twe tutakora. Mwuka Wera azakora igikomeye twe tutakishoboza. Mu izina rya Yesu azararike. Mu izina rya Yesu Mwuka Wera azabibe. Mwuka Wera azakore mu mitima ya buri wese. Mwuka Wera azagisobanura kurusha twebwe. Turi abana b'abantu, twasobanura bike, twageza hafi yacu nk'abantu, ubwenge bwacu bwagarukira hafi. Ariko turi ijambo ritubwira ngo ni wowe muremyi wa byose. Ni wowe. Mu izina rya Yesu urahambaye Yesu. turakwinginze ngo uzasuka Umwuka Wera kuri buri wese uzacyumva kandi rwose azagarukira aho yari ari. Haleluya. Urakoze. Ngaho bana natwe ushyigikire umurimo wawe. Uyu ni umurimo wawe, uwushyigikire, utwambike imbaraga kandi uduhe ubwenge kurushaho. Mu izina rya Yesu tubisabye urakoze. Amen. Imana iguha umugisha. Fabiola urakoze gusenga. Umwuka Wera turamye tudashidikanya ko ari kumwe natwe. Rero tugiye gukomeza n'ubundi tuganira kuri iri jambo ry'Imana. Ni ijambo rizima. Kino gice cya mbere turiho cyo mu itangiriro turi kukiga uyu munsi turakirangiza, tunatangira icya kabiri. Ariko aho twagarukiye ubushize twabonye ko ari Imana ifite ibintu byinshi yaremye. Fabiola uribuka ibiki n'ibiki mu bintu Imana yaremye? Umuremyi wacu niwe waremye isi. Yaremye isi twarabibonye ko niwe waremye ijuru. Yaremye ijuru. Niwe wadendeje inyanja ndetse n'ibiyirimo. Yego. Ubwo n'inyamaswa n'ibimera n'ikirere n'ibiva. Twasanze ari Imana ivuga ikivuze kikaba. Amen. Itarinze gushakira ku kindi ngo yifashishe. Ni Imana irema itageze uyiha icyo yifashisha. Yego. Bivuze ngo iyahera ku busikarema ikintu. Yego. Ntikeneye umuntu y'ikintu gitiheraho ngo itangire. Yego. Ijya kurema isi nta wayihaye agataka gake gihereho. Nta n'umwe. Sibyo? Ikindi kandi ni Imana izi ikibanza. Mu kiganiro duherutse kugira twasanze ari Imana izi ikintu cy'ingenzi gikwiye kubanza. Yego. Twebwe mu byo tujya dushidikanyaho rimwe na rimwe tugakora ibitari ngombwa ko tubanza. Twasanze ari Imana izi ikibanza ikamenya n'igiheruka. Yego. Kandi ibyo ikora byose ngo ni byiza kuko ibikorana urukundo. Haleluya. Ibikorana urukundo ikikoze cyose kuko ibyo yagiye irema byose isi yari itarandura itarageramo icyaha byose yarabirebaga ikavuga ngo byose ni byiza. Yego. Twasanze rero twese natwe dukwiye kwiga nk'uko igicano yitwa aba Yesu. Dukwiye kwiga kugenda nyine nk'aba Yesu. Nimba Kristo yaratweretse inzira nziza y'ibyo akora yuko yabagaho, dukwiye kwiga kugenda nk'uko yagendaga. Dukwiye kwiga kubaho nk'uko yabaga. Yego twabishobora. Hari abantu bajya bavuga ngo ntabwo byashoboka. Ariko niwe udushoboza. Yego niwe udushoboza. Byashoboka. Yego. Kuko n'abariya bose bagiye bagerageza kubikora banditse muri Bibiliya tuzagenda dusoma bose bari abantu nkatwe. Ariko bagerageje kugendera muri uwo murongo. Barabishobora. Rero natwe twabishobora kuko ubuzima bwose butarimo icyaha Kristo abubona ko ari bwiza. Ibintu byose twakora bitarimo icyaha ni byiza imbere y'Imana. Imana iduhana umugisha. Imana iguha umugisha cyane. Ndumva wibuka byinshi. Wowe udukurikiye uribuka iki mu byo twize ubushize kuva ku murongo wa mbere kugeza ku 25? Yego. Byandika muri comment nawe icyo wibuka, ubundi turaza kubibona kandi turagusabira umugisha. Amen. Yego. Turakomeje rero. Fabiola urakoze kutwibutsa.
twize ibintu bikomeye. Imana ni umuremyi kandi igiye kurema, si ngombwa ko bayiha ibyo guheraho, irihagije. Ishobora guhera ku busa ikarema ikintu kigaragara, isi ikagaragara. Imana ishimwe cyane. Buriya rero biriya bintu byose twabonye, mu cyongereza hari ijambo bita ngo transcendence of God and immanence of God. Iyo bavuze ngo transcendence of God, bivuze ngo Imana irahambaye cyane, iraturuta cyane, irakomeye cyane, ntisa natwe, irema ibintu. Umva, abantu bagerageje kuvumbura ibintu Imana yaremye n'ubu ntibarabirangiza. Ngo twavumbuye galaxy, ejo bakavumbura indi. Twavumbuye imigabane, ejo bakasanga haracyari indi. Twavumbuye inyenyeri, bagasanga izo bataravumbura nizo nyinshi. Umva, Imana iraturenze, twe turapfa yo ntipfa, turananirwa ntinanirwa. Urumva? Noneho rero iriya Mana urumva iraturenze pe, nta nubwo twayishyikiraho. Irema ibintu bitwika nk'izuba tutanakwegera. Transcendence, ngo ni Imana ihambaye cyane. Our God is transcendent. Ngo ni Imana ihambaye, ituruta kure, turi ibiremwa ikaba umuremyi. Ariko noneho nubwo ituruta gutyo, hari ikindi kintu cyiza iyi Mana ifite. Immanence of God, ngo ni Imana ibana natwe. Burya na Yesu yitwa Emmanuel, ni Imana ibana n'abantu bayo. Irazi kongera ikicisha bugufi, ikatwakira, igasabana natwe nubwo iturenze cyane. Haleluya. Imana itugirire neza. Ni Imana ihambaye ikwiriye kubahwa pe. Ariko Imana ishimwe nanone, nubwo idakwiriye kwegerwa n'abantu nkatwe, ni Imana izi gaca bugufi, ikatwegera, igasabana natwe mu ntege nke zacu zose, ikabana natwe. Imana iri kumwe natwe. Emmanuel, immanence of God. Imana isabana n'abantu. Nubwo iri transcendent, ituruta cyane, irenze, yihariye, ihambaye, ikomeye, ariko ibana natwe. Haleluya. Turakomeje rero, tugiye gusoma. Fata Bibiliya yawe ujye mu Itangiriro. Noneho uyu munsi turahera ku ni igice cya mbere, n'ubundi igice cya mbere, hanyuma ujye ku murongo wa 26 niho tugiye guhera. Noneho turasoma turangiza icyo gice, dusome n'imirongo 3 gusa y'igice cya kabiri. Fabiola, okay, cyangwa reka nsome mu ndebera aho ngaho 26. Mwahageze? Yego, nawe wahageze? Okay, igice cya mbere 26. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'amatungo n'isi yose, n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti, mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi Imana irababwira iti, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto ziri mu tubuto twacyo, bizabe ibyo kurya byanyu. Kandi inyamaswa yose yo mu isi, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo, bihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo. Biba bityo. Imana ireba ibyo yaremye byose, nuko byari byiza cyane. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 6. Imirongo 3 y'igice cya kabiri. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa 7, iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Amen. Imana itugirire neza. N'aya magambo tugiye kuganiraho rero muri Bible study yacu y'uyu munsi. Urumva tugiye kurangiza igice cya mbere cy'Itangiriro. Hanyuma tubonye ko ku munsi wa 6
imana yarongeye irarema umunsi wayo wa nyuma wo kurema. Fabiola tubonye ko yaremye umuntu, yaremye umuntu. Aha, yamuremye yarategetse nk'uko yategekaga ngo habeho amafi akabaho, habeho urumuri rukabaho, habeho ibiva bikabaho. Yageze no ku muntu aravuga ngo habeho umuntu ahita abaho. Natwe turemanye ubuhanga butangaje. Imana yageze ku muntu, mana warakoze kuduha agaciro. Kuko yashakaga ko asa nawe. Imana ngo yarabanje, ariko wabonye ririya jambo, wabonye ukuntu Imana ivuga kuri 26 handitse ngo iki muri Bibiliya yawe 26. Imana iravuga iti tureme umuntu. Ariko ubundi Imana ni nyinshi. Kuki zavuze ngo kuki zavuze ngo ndeme? Imana iravuga umva hagiye kuba inama mu ijuru tureme umuntu. Imana ko tubizi ko ari imwe, kuki yavuze ngo tureme? Hagiye kubaho inama yo kurema umuntu. Iyi abantu benshi bamwe batekereza ko ari Imana iba yiyubashye ikishyira mu bwinshi. Kwa kundi ngo nshobora kubaha umuntu nkawe naza kukwaka uruhushya cyangwa kubwira ni mwampaye uruhushya mbibona ko uri umwe. None babyita ngo ni pluriel de majesté cyangwa plural of majesty mu Cyongereza, ngo ni ukuvuga umuntu muri rusange kandi ari umwe kubwo kwiyubaha. Abantu bamwe bakavuga bati ni Imana yiyubashye yivuga mu bwinshi ngo tureme umuntu aho kuvuga ngo ndeme umuntu. Abo naba bitekereza gutyo. Hakabaho abandi batekereza bati buriya wabona Imana yari kumwe n'abamarayika. Kubera ko nko muri Yesaya igice cya 6 ku murongo wa 8 hari igihe Yesaya ngo yabonye abamarayika barimo bahimbaza Imana bitwa abaserafi. Ngo bahimbaza yikubita hasi ati ndapfuye ndi umunyaminwa yanduye, ngo marayika araza mukoze kara ryaka ku munwa, noneho ngaramubwira ngo urejejwe iyo minwa yawe yanduye ndayikubabariye. Ngo ariko noneho ngo yumva Imana irabajije ngo ninde twatuma, ninde watugendera, ngo Imana yishyira mu bwinshi. Noneho abantu bagatekereza tubura nuko Imana yari yiciranye n'abamarayika, buriya nahanga Imana ivuze ngo tureme umuntu buriya n'abamarayika bayifashaga kurema. Icyo ni igitekerezo kimwe, ariko ntabwo abamarayika bafashije Imana kurema. Urumva aho ikibazo kiri. Iyi rero ntabwo bavuga ngo abamarayika bafashije Imana kurema, nubwo hari ababitekereza gutyo. Ntiwanavuga ngo Imana iba yishyize mu bwinshi yubaha, n'ubundi ntikeneye kurinda kwitubura. Urumva ko no harimo akabazo. Hari abandi batekereza bati ubu ni ubutatu bwera. Iyi ni Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Iyi ni inama ya Yesu Kristo, Umwuka Wera n'Imana Data. Barishe bakavuga ngo abageze ubutatu bwera tureme umuntu. Aha ukumva birashoboka. Ariko kimwe cyo turi busigarane nuko Imana yaravuze ngo tureme umuntu. None Imana irashaka kurema umuntu umeze gute, usa gute? Usa nayo. Irashaka kurema umuntu ngo usa nayo. Ngo agire ishusho yacu, ngo ase natwe. Haleluya. Bivuze ngo intego Imana yari ifite ijya kurema umuntu, yashakaga umuntu ishusho y'Imana, umuntu usa n'Imana. Haleluya. Amen. Ariko reka nkubaze Imana isite kumona uri inzobe nkaba nde imibiri yombi cyangwa nirabura, ubwo Imana isa nanjye, irirabura n'inzobe iri mu ishusho yanjye, ni ndende. Imana ni ndende, ni ngufi, irabyibushye, irananutse, isa n'abazungu, isa n'umwirabura, n'umuyapani, n'umushinwa, isa gute? Umuntu wese ni mwiza, Imana iri mu ishusho y'umuntu. Imana yaremye umuntu ngo ase nayo agira ishusho yayo. Wowe dukurikiye ibi bintu ntabwo ujye bigiraho ikibazo. Aya masura yose ubu twese nabo wasanga hari ujye uvuga ngo Imana ni inzobe yo, abirabura ntabwo basa nayo, twese dusa n'Imana. Noneho hari n'abantu babyica iteka ryose bajya gushiranya Yesu bakamugira umuzungu. Okay, ariko reka tugaruke. Iyo dusomye muri Bibiliya, burya mubwire usomye hari inzandiko zimwe dusoma, urumva tukabona rwose ukuntu Imana isa. Urumva Imana ntabwo isa nk'ariya masura. Ahubwo Imana iteka ryose nk'iyo dusomye nko mu Befeso ibice 4 ku murongo wa 24 ubona ko Imana yo baratubwira ngo Imana irera, sibyo?
kandi imana irakiranuka. Ubundi niyo sura y'Imana. Nibajya bakubaza ngo Imana isa gute, ujye usubiza ngo irera kandi irakiranuka. Buriya rero icyakoze hari n'ibindi no mu miremere no mu miterere Imana yaduhaye byayo. Umuntu utagaragara wacu, buriya dufite umuntu utagaragara muri twe, ugira will, ubushake, ugira mind, ubwonko cyangwa imitekerereze, ugira heart, umutima. Nyine dufite ubwenge, dufite amahitamo, dufite ubwo bwenge Imana yarabuduhaye. Tuburusha inyamaswa, sibyo? Tuburusha inyamaswa. Uri inyamaswa tuzirusha ubwenge. Zo hari ibyo zitagira twe tugira. Twe tugira umutima nama. Ibyo rero Imana yarabiduhaye nayo irabifite. Ariko characteristics of God, ibintu biranga Imana nyakuri, Imana yari inakeneye ko dusa nayo muri ubwo buryo. Ni ibi bintu bibiri. Urumva? No kwera, holiness, no gukiranuka, righteousness. Imana imeze isite, Imana irera kandi irakiranuka. Point. Ibyo birahagije. None Imana iravuga ngo ngiye kurema umuntu, urumva? Umuntu usa n'Imana, niyo Imana yari ikeneye. Ubwo ni umuntu wera kandi ukiranuka. Haleluya. Amen. Ni umuntu wera kandi ukiranuka. Imana iravuga ngo uyu muntu ndamuha inshingano ngo atware, ategeke, agenge amafi, inyamaswa, ibiri ku isi byose ngo abigenge. Ni umuntu noneho ugiye ubundi isi igengwa n'Imana. Imana niyo mugenga w'isi n'ijuru. Ariko Imana ifasha umuntu iravuga ngo ngiye kukugira vice regent. Okay. Ngiye kukugira igisonga kinyungirije. Icyegera kinyungirije umpagararire ku isi. Sibyo se? Ngiye kukugira igisonga kinyungirije, ngiye kukugira umuntu umpagarariye ku isi. Genda ku isi utegeka isi, uyobore kandi birimo byose ubiyobore nkuko nabiyobora. Uzi ukuntu Imana iyobora? Hari umuririmbyi yaririmbye ngo Mana ngo mfashe ngo mpe kumenya ibyo nigishwa, ngo menye ko ibyanjye byose ngo bitegekesha ubugwaneza. Haleluya. Imana itegekesha ubugwaneza. Amen. Itegekesha ubwenge, itegekesha urukundo. Umuntu yagombaga kuba ku isi ngo akaba umuntu, akaba image of God, ishusho y'Imana. Bara ntubona Fabien uhagaze muri miruwari mu kirahure, ushobora kubona ishusho yawe mu kirahure, ariko uriya muntu uri mu kirahure si wowe, ariko ni ishusho yawe. Ubu ntubona umuntu wakubonye hano kuri kamera, mushobora guhurira mu nzira agahita avuga ngo uriya muntu ndamuzi, ariko si wowe azi, ni ishusho yawe azi. Ni ishusho yanjye. Natwe rero Imana yaturemye ngo tube ishusho y'Imana. Urumva? Ntabwo turi Imana, kuko Imana ni umuremyi, twe turi ibiremwa, ntitwanabayo ntibyakunda. Ariko Imana ikagira ngo tugaragaze kwera kwayo, tugaragaze gukiranuka kwayo, tugaragaze urukundo rwayo, tugaragaze ineza yayo, tubeho turi ishusho y'Imana hano ku isi. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Urumva ikintu Imana yaremeye umuntu kwari kugira ngo agaragaze ishusho yayo, agaragaze ishusho yayo. Amen. Amen. Nawe ategeka isi, ayitegekana ubugwaneza. Sibyo? Nk'igisonga cy'Imana. Ayitegekana urukundo. Ayitegekane kwera no gukiranuka. Haleluya. Ayitegeka nk'uko Imana idutegeka. Ayitegekana ubwenge. Urakoze cyane. Ayitegekane kubaha Imana. Ishusho y'Imana niyo. Ikimbabaza kandi umuntu Imana none ndamubwira ngo utegeke ibiri mu isi byose. Burya nta na kimwe Imana yakuye, byose ni ibyacu. Umuntu yagombaga gutegeka agategeka n'inzoka, na ya nzoka Satani azakoresha. Imana yarabwiye umuntu ko nayo agomba kuyitegeka, ariko ararangara. Hari igihe turangara, ibyo Imana yatubwiye gutegeka ahubwo akaba ari byo bidutegeka. Imana itugirire neza. Ikintu kirakomeye. Imana iturinde kurangara. Kuba Imana hari ibyo yaduhaye ngo tubitegeke, ahubwo tukisanga byadutegetse. Byatujyanye aho bishaka byo. Yego. Kandi twe twagakwiye kubigenga, twagakwiye kubikoresha, twe twagakwiye kubitegeka. Burya hari umuntu Imana igeze kubwira ngo ibyaha byitugatugira ku rugero, ariko ni wowe kubitegeka. Ubundi tugomba gutegeka ibyaha. Ibiri mu isi byose tugomba kubitegeka, ntabwo bigomba kudutegeka. Nimba koko turi kugera nk'uko Imana ishaka, kandi tukabitegeka nk'uko Imana yabitegeka ibaye ihari, kuko ni ubutegetsi, ni ubutware umuntu yari yahawe n'Imana. Haleluya. Imana itugirire neza. Imana irangije mugenera ibyo kurya, ntabwo yamuremye ngo azicwe n'inzara, ariko Imana izi ikibanza. Mbere yo kurema umuntu yarabanjire ibyo azarya. Wabibonye?
bwira abantu zirema imbuto n'imboga ibiti byiza byo kurya. Ntabwo yari kurema umuntu azaza ngo yicwe n'inzara. Wapi? Umuntu ari kwita avuga ati Imana yarahubutse. Irarindira imurema nyuma yabanje kumuremera n'ibiryo. Ariko ubonye ibiryo yamugendeye n'imbuto n'imboga. None ikintu cyanshekeje rero, iragenda ifata n'inyamaswa nazo iziremera ibyatsi, nazirema ibiti n'ibyatsi zizajya zirya. Uzi ko buriya mbere y'icyaha nta muntu waryaga inyama, nta n'inyamaswa yaryaga inyama, n'intare n'imbwa zaryaga ibyatsi. None nizo dusigaye dukunda. None rero buriya n'intare yararishaga, n'ingwe yararishaga, n'imbwa yararishaga. Ntabwo intare yavugaga ngo ndarya uko mbanje kwica urukwavu, reka da. Hariho satisfaction, kunyurwa. Nkarya imbuto n'imboga nkumva ndanyuzwe ndanezerewe. Intare ikarya ibyatsi ikarisha ikumvira nezerewe, ukumvira satisfied, ukumvira anyuzwe. None kubera ko urumva inyamaswa zari zibaniye neza, nta yaryaga indi. Abantu bari bibaniye neza n'inyamaswa, nta muntu wajyaga kwica inyamaswa ngo arayirya yishakaho iki. Hariho kunyurwa, urumva hari amahoro. N'Imana ngo yabirebe ikavuga ngo this is very good, ngo ibi bintu ni byiza. Ariko nyuma y'icyaha, nyuma y'umwuzure, bararyana batangira kwica n'ibiki, ariko ubundi byari byiza. Haleluya, byari byiza rwose. Imana itugirire neza. Iyi shusho y'Imana rero, uko gukiranuka kw'Imana, reka nkubwire ikintu kibabaje. Kubera Adamu kwaratakaye, umuntu yaragutakaje. Yaragutakaje. Icyaha cyaraje, umuntu aragutakaza. Kugira ngo umuntu yongere gusubirana gukiranuka kw'Imana rero, birasaba kwizera Yesu. Kwera no gukiranuka kw'Imana bisaba kwizera Yesu, ngo niwe shusho no kurabagirana kw'Imana. Haleluya. Niwe wenyine wabishoboye, ngo abandi byose byagize gute? Byarabananiye. Imana itugirire neza. Yesu niwe wenyine ngo wakiranukiye Imana kugeza ku gupfa. Noneho natwe ngo kubwo kumwizera, ngo dushobora kongera tugahabwa gukiranuka nko kwa Yesu, ngo tugahindurwa bera no kwizera Yesu. Iyo ntumbiriye Yesu nkavuga ngo ndaje Yesu ndakwizeye, umbabarire ibyaha byanjye, wongere unyeze, wongere untunganye, wongere ungirire neza. Ngo arambabarira, akanyeza, akantunganya, akampindura umwana w'Imana, akongera akanyambika kwera kw'Imana, akanyambika gukiranuka kw'Imana. Urumva wowe ntiwashobora kwera nk'Imana, ntiwashobora gukiranuka kw'Imana. Ariko iyo uhanze amaso Yesu, akwambika imbaraga, akwambika gukiranuka no kwera kw'Imana. Ukera akavuga ngo uyu muntu arera. Kubera iki? Amaraso ya Yesu. Haleluya. Imana itugirire neza. Rero dukomeze. Fabi, nyemerera urye ku gice cya kabiri. Urumva? Ku gice cya kabiri hari amagambo 30 ya mbere. Kuko ngo Imana yarangije kurema ku munsi wa gatandatu. Ku munsi wa karindwi byagenze gute? Yakoze iki? Ku munsi wa karindwi Imana yararuhutse. Imana yararuhutse. Yarabanje uyu munsi iwuha umugisha. Aha. Yawuhaye umugisha rwose. Ariko reka nkubaze, Imana yari yananiwe ijya kuruhuka? Yari yananiwe yabize ibyuya, umunaniro ugiye kuyicara ruhuka? Oya, ntabwo Imana inanirwa. Yego. Ahubwo ibyo yifuzaga kurema byose yari imaze kubirema nk'uko yabyifuzaga, kandi birebye ibona ni byiza. Yego. Urakoze. Umvugiye akantu keza. Ubundi Imana yari irangije imirimo yayo, sibyo? Yari irangije imirimo yayo. Barako muri Yesaya ibice 40:28 ratubwira ngo Imana yacu ngo ntiruha, ntinanirwa, nticogora, imbaraga zayo zihora witeka ryose. Yo yarangije akazi. Yari irangije akazi kayiriruhukira. Yego. Bivuze ngo nawe nuzajya urangiza akazi kawe ujye uruhuka. Nupanga akazi. Amen. Nupanga akazi kawe ku munsi ukagakora kakagenda neza, jya wiruhukira. N'Imana yararuhutse. Jya uruhuka rwose. Noneho twe turanananirwa, yo yaruhutse itananiwe. Burya yagira ngo itubwire ngo mujye muruhuka. Yabishatse kuvuga ngo niba wakoze ibyo wagombaga gukora, ariko hariho konsimu kandi neza. Wabikoze ukabona ko wabikoze nyine neza nk'uko wabishakaga. Nk'uko wabishakaga kandi nk'uko Imana ibishaka. Yego. Jya uruhuka. Ujye uruhuka rwose.
iri jambo rero buriya mu gihe burayo baryita shabati. Shabati ubundi ni ikiruhuko, isabato, sibyo? Ikiruhuko rero buriya n'Abisirayeli Imana yajyaga ibabwira ngo baruhuke isabato. Uyu twita umunsi wa karindwi ubundi hari aho bawita isabato, hari aho bawita Saturday, ku munsi wa karindwi kuri karandiriye y'Abayahudi. Noneho rero reka mbereke murebe, Imana yo yaruhutse itananiwe, ariko hari igihe yabwiye Abisirayeli, yarabwira iti mu gutegeka kwa kabiri ibice 5 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15, hari ahantu Imana ivuga ngo mwumve Mose ni ubibwira Abisirayeli ngo dore hari igihe mutaruhukaga mwari muri Egiputa, ngo mukora amanywa nijoro, mukora mutaruhuka, mwirirwa mukubitwa, mwirirwa mumeze nabi, mutajya muruhuka. Ngo Imana ibakuza y'amaboko akomeye ngo mujye muruhuka umunsi w'isabato, hanyuma ngo mwibuke ko hari igihe mutaruhukaga, mujye mushima Imana yabahaye ikiruhuko. Amen. Barera Abanyarwanda natwe ntitwabaye mu Misiri ngo batukoroneze kuriye, ngo turuhuke isabato tuvuga ngo tugiye kuruhuke isabato, twibuke ko twarabacakara muri Egiputa. Ariko natwe buriya isabato ubundi ni igishushanyo cya Kristo. Isabato yashushanyaga nde? Kristo. Iyo usomye mu Bakolosayi ibice 2 umurongo wa 14 wa 16 no 17, baratubwira ngo ibintu bijyanye n'amasabato n'imboneko z'amezi n'ibiki, ngo byari ibishushanyo bishushanya Kristo uzaza ugatanga ikiruhuko nyacyo. Ngo ariko ikiruhuko nyakuri, umubiri wabyo, ikiruhuko nyakuri, isabato nyakuri ni Yesu. Hari umuririmbyi waririmbye ejo bundi ngo Yesu yatubereye isabato nziza. Haleluya. Ngo yatubereye isabato nziza. Ikiruhuko nyakuri ninde? Ni Yesu. Niyo mpamvu yavuze ngo ninjye mwami w'isabato. Arongera hari naho Yesu yavuze ngo mwese muri Matayo 11:28, ngo mwese abarushye n'abagize gute, ngo n'abaremerewe, ngo ni muze munsange ndagira gute, ndabaruhura. Ese ubundi buriya isabato ni iki? Dusobanurire neza kugira ngo n'umuntu uduteza amatwi cyangwa uzadutega amatwi azamenye ngo isabato ni iki, kuko hari igihe nyine hari igenda dushobora kuba tubyitiranya n'iminsi, tukabihuza n'iminsi runaka, tukabiha amazina, ariko ubundi Bibiliya ivuga isabato, iyivugaho iki? Urumva isabato ni ikiruhuko nabivuze. Isabato ni ikiruhuko. Sabbath ni ikiruhuko. Rest ni ikiruhuko. Urumva? None ariko kuko Imana yarutse ku munsi wa karindwi, yego, hanyuma n'Abisirayeli Imana yarababwiye ngo bajye baruhuka, yego, Abayahudi Abisirayeli ngo bajye baruhuka ku munsi w'isabato. Inababwira impamvu ariko bazajya baruhuka ku munsi w'isabato. Kuko yo ntiyaruhutse kuko yari inaniwe. Ariko birababwira ngo mujye muruhuka, mwibuke ko mwarabacakara, mukora mutaruhuka. Gutegeka kwa kabiri ibice 5 12 kugeza kuri 15, yego, ngo mujye muruhuka, mwibuke ko hari igihe mutaruhukaga. Niho rero aho rero urumva ibyo byabwiwe Abisirayeli. Rero tuza tukareba abakristo b'uyu munsi rero. Abakristo b'uyu munsi nabo wigeze uba muri Egiputa bakwikoreza imitwaro, bagukubita inkoni zaho. Noneho rero isabato yawe urayiruhuka gute? Abakiriya gihe hari uko bayiruhukaga, n'impamvu Imana yababwiye kuyiruhuka kuriya. Uyu munsi hari abakristo basenga ku isabato, nta kibazo, ntibasenge pe. Hari abasenga ku cyumweru, abasenga ku isabato bagendera kuri aya magambo nyine, sibyo? Yego. N'Abisirayeli niko basengaga ku isabato, bakanaruhuka, ariko kwari ukuruhuka ubundi ukirinda imirimo ikuvuna, bakibuka nyine. Ariko uyu munsi hari abandi bakristo basenga ku cyumweru. Abasenga ku cyumweru kubera iki basenga ku cyumweru? Bo Bibiliya itwereka ko Yesu baramwishe ku wa gatanu, isabato igera ari mwumva. Yego. Ubwo basenga ku isabato bahita bakubwira bati yarari kuruhuka isabato mwumva. Sibyo? Yego, yego. Abasenga ku cyumweru noneho bo bati Yesu yazutse ku cyumweru, umwami wacu yazutse ku cyumweru, nibwo tugomba niwo munsi tuzajya dusengaho. Ariko rwose nkubwiza ukuri ntawe ufite ikibazo. Aruvuga ati umwami wanjye yazutse ku cyumweru, nzajya nserebura ku cyumweru. Ku cyumweru ubundi muri Bibiliya bawita ngo ni umunsi w'umwami, uwa mbere w'isabato ngo arazuka, umunsi w'umwami ngo arazuka.
umwami wacu yazutse ku cyumweru yarutse kuwa mbere tuzajya tumwibuka dusenge. intumwa zakundaga no guhura kuri urya munsi nyine zikamanyagura umutsima zikarya igaburo ryera zigaterana umunsi w'umwami wacu. ariko bose urumva yaba bo kuwa gatandatu nta kibazo yaba nabo ku cyumweru bose icyo bari gukora ni uguha agaciro wa mwami wacu. bose icyo bari gukora ni ukumwibuka, ni ukumuha agaciro. nta kibazo rwose aruruhuka. niyo mpamvu buriya na Pawulo yajyaga areba abakorosayi babiburana ibintu by'iminsi. ibyo bintu by'iminsi ni mu byihorere, mwibijyaho impaka ibyo by'iminsi n'ibiki ngo n'imigati ngo n'ibiryo mu byihorere. biriya ngo biriya ngo byari igicucu cy'ibizaba, byari ibintu byashushanyaga Kristo. ikiruhuko nyakuri burya yari Yesu. isabato nyakuri izere Yesu. buriya abapagani bose baba baruhiye mu byaha. mubwire, uzi umuntu uruhiye mu busambanyi, uzi umuntu uruhiye mu bujura, uzi umuntu uruhiye mu matiko. ikibazo hari igihe usanga n'ubundi kuri wa munsi wo kuruhuka aruhuka akaruhuka yega iyo mirimo, ariko byibuze ntiyibuke wa mwami wamwitangiye. uruhutse ukanamwibuka ni byiza cyane rwose, ni byiza, ni nacyo cy'ingenzi. dukwiye kuruhuka tumwibuka. amen. none Paul akavuga ati ibintu by'amasabato n'iminsi y'imboneko z'amezi ngo n'ibiryo bigize gute n'ibitagize gute ngo no gukebwa, ibyo bintu ni mu byihorere. ibyo bintu ni mu byihorere, byari igicucu cy'ibizaba byasohoreye muri Yesu. haleluya. turabifuriza rwose kongera kwibuka Kristo. rero urakoze cyane. buriya niyo mpamvu umuntu ukishijwe ubundi Yesu yaravuze ngo muze munsange ndabaruhura. isabato nyayo ni muri Yesu nyine. ikiruhuko urumva ni ukuba muri Yesu, ni ukuba muri Yesu, niko kuruhuka kwa nyako. akuruhura ibyaha, reka akuruhura ububata bw'ibyaha. twebwe dutwazaga igitugu ni Satani. jya kwiba, jya gusambana, jya guheheta, jya kureba porono, jya gukora amabi, jya kugambana, jya kubeshya, amanyanga, imyanda, ibiki, ibintu byose. Yesu akaza akavuga ngo nkukuye munsi y'uburetwa bw'uyu mwami witwa Satani ugutwaza igitugu, ndakuruhuye, injira mu buruhukiro bwanjye. niho bavuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe ngo nimuze munsange ndagira gute ndabaruhura. wagera muri Yesu koko ukaba uraruhutse pe, ukaruhuka, ubusinzi ukabuvamo ukaruhuka, ibinyoma ukabivamo ukaruhuka, urumva, ibintu by'ubugambanyi ukabivamo ukaruhuka, ibintu ibibi byose, umwanda wose, ibiteye isoni byo kugenda wambaye ubusa ku muhanda, byo kugenda ubeshya, ukora amabi yose, umva, ukajya uvuga ngo umwami yaranduhuye. amen. ku buryo ushobora kuririmba ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twemye. haleluya. ukajya ugenda uvuga ngo yantuye umutwaro nararuhutse. amen. ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ngo ntihagire ubasha kumara umubabaro. ndashima umusaraba, ariko ndashima Yesu. haleluya. ngo ndashima yamva nziza, ngo ariko cyane cyane ngo ndashima uwabambwe. yaravuze ngo nguri n'itangiriro ry'umunezero. iyo ugeze muri Yesu umunezero uratangira. ngo hariho umutwaro wamvuye ku bitugu. uzi ko umuntu wese nyine wakijijwe haleluya haleluya byinshi aruhutse, yumva hari ibintu by'imitwaro byamuhetamishaga, byamugoraga, yatekerezaga rimwe na rimwe n'ibitamureba n'ibitayige, agahangayikishwa n'ejo hazaza, agahangayika bizagenda gute, ariko Kristo ahari. iyo uhuye na Yesu uraruhuka, byose bitwikorerera. iyo uhuye na Yesu uraruhuka cyane, arabikwikorera cyane. aza kubwira iyo mitwaro ikugose ikuremereye, umva, ugenda wikoreye igitwaro, niwe buye rizima, kumva uraremerewe. ariko wagera ku musaraba ukumva ni nk'igitwaro kiremereye wari wikoreye. ubundi abantu badafite Yesu bagenda bameze gutya, bikoreye ibitwaro bibaremereye, agenda aremerewe, yagera imbere ya Yesu ku musaraba ati ngwino nkuture uwo mutwaro w'ibyaha, uwo mutwaro w'amaganya, ibyo byose bikuremereye, Yesu akabigutura, ukagenda ukajugunya ku musaraba, ukagenda wumva uruhutse. haleluya. ukajya uvuga ngo Yesu yantoye umutwaro nararuhutse. hari umuririmbyi waririmbye ngo ku musaraba nahakuye indirimbo. amen. ngo nagezeyo mpindurirwa umwambaro. yego. amen. 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 iyo ukijijwe, iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, nyine ukongera ukamwizera byonyine, kumwizera byonyine wumva ugize irindi zina rishya, wumva ugize ubundi buhamya bushya, wumva utuje, wumva hari umuntu uguhangayikiye. yego. ntabwo uhangayikishwa
hoya wumva hari umuntu uhari ku bwawe haleluya atari umuntu ufite imbaraga z'abantu ahubwo ari umucunguzi ari umuremyi yego ijambo nasomye ijambo mu minsi yashize rimwe ngo data aracyakora yego kandi nanjye ndakora kumva ko Kristo hari ku bwawe kumva ko hari mu ruhande rwawe uzi uzarebe nk'utwana duto niyo hari haturuka ikintu kimeze gute ari kumwe na papa we baba niki cyamukanga se ngo gitume yiruka aho kugira ngo yiruka ajya kure atahungira kuri papa we haleluya haleluya kandi koko aba yumva nyine amufitiye icyizere gikomeye cyane kuri papa we akumva yuko ahari akumva yuko ubwo ahari aramutabara nta kiramukanga nta kiramugeraho haleluya rero iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe uba wumva hari dadi uri iruhande rwawe dadi wo mu ijuru kubwo kwizera Yesu kumva kubwo kwizera Kristo kumva arahari kumva akubereye maso noneho ibaze nimba umwana w'umuntu umwana we amwumva hafi yakumva aratuje yego abantu babaye mu cyaro batubwire abantu babaye mu cyaro batubwire njye nabaye hari nk'ukuntu baba gusohotse hanze nka nijoro ugiye nko kubwiherera noneho waba ugiye kugenda ukabwira kandi nta mashanyarazi ahenshi aba ahari yabaga nta mashanyarazi ahari nyine kandi ugasanga wenda nk'ubwiherero buri nk'inyuma buri kure mu rutoki ndagerayo gute ko hatabona wagize ugahita ubwira papa none se wamerekeje cyangwa ukamurikira itoroshi ukajyana igisimba kitanye yangiza akakubwira ati genda ndaba ndi kukumvira noneho akajya akubwira ndahari noneho kuko yakubwiye ngo ndahari atanaguherekeje kuko akubwiye ngo genda nihagira akaguka ngo umpamagare umbwire ndi kukumva genda ndi kukumva wasohoka agasohoka akakubwira genda ndi kukumva wagira hanze genda ndi kukumva kugera ugereyo ndi kukumva mwana wa kugera ugarutse bivuze ngo icyo cyizere ukakigenderaho ugasohoka n'ubwoba ariko ukabuzi ko ari kukumva ukavuga ati kuko ari kunyumva nihagira agakomagara nahita muhamagara nahita mubwira nahita muhamagara ati papa ahita aza yego rero twagakwiye kubaho nyine iyo wagize muri Kristo ukamwakira ukamwizera ubaho mu buzima budafite ubwoba uransekeje none ariko nibyo ubaho mu buzima budafite ubwoba uhora uzi ko hari umuntu kumva haleluya ntabwo twashakaga kubasetsa ahubwo nyine ubaho wumva ko hari umuntu uri kukumva hari umuntu uguteza amatwi hari umuntu uguha agaciro hari umuntu uguteza amatwi wumva ibyo ukeneye ugira icyo abikoraho ngo niwe wumva ibyo dusaba haleluya Imana yumva ibyo dusaba kandi ikabikora Imana ihimbazwa haleluya haleluya Yesu yaba bamumenye mugumeho mumukomereho ndetse n'abataramumenya mumwumve mumwakire ni umugabo w'intwari utabura kugenza utabura kugira mbese byose arabishoboye mbese amara stress ntago waba ufite Kristo muri wowe ngo ugire depression araturuhura wagira depression ufite Yesu niwe sabato nyakuri araturuhura umva uramuhungu warimye ngo tubere isabato nziza nanjye ndabyemera cyane Jesus is the real Sabbath muri Yesu niho turuhukira muri Yesu niho duturira imitwaro ibintu byo kubaho umuntu agenda ahitamishijwe hari umugabo twakoranaga nayo bamubwira ko wakwisa Yesu ukava muri ubwo businzi buri munsi wirirwa usambana wirirwa unywa inzoga uba mu businzi uba mu manyanguru umujura wakwiharinye imitwaro ukayitura Yesu akakubabarira akakuruhura akakujesha amaraso ye akaguhindura umwana w'Imana akaguha amahoro ukaruhuka akambwira ngo Mariko we mboshywe n'iminyururu iremereye inkumi zindaho Kigali ni nziza umugore wanjye namutaye mu cyaro ya baba we urarushye Yesu nyamara yakuruhura muntu dukurikiye Yesu n'umwami uruhura niwe sabato nyakuri muri Yesu turaruhuka turagira ngo dusabe n'umuntu wese uza agaciro ka Kristo mu buzima bwe wowe wamumenye
wowe wamwakiriye wowe wumvisha ukuntu agira neza wumvisha ukuntu aruhura ntukajye ugira amahirwe yo guhura n'umuntu utaramenya Kristo ngo utandukane n'abataramumenya gerageza bigerageze twebwe Yesu Imana yatubwiye ngo dutere intambwe imwe gusa yego izindi nize amen sibyo gerageza nimba urugero nimba ugiye ukunda gutega moto ukaba ujyanye n'umumotari ugutwaye ubu ubibona ko ataramenya Kristo jya umuganiriza umuganirize umubaze nibiba ngombwa unamugira inama hari abantu babuze ababaganiriza ijambo ry'Imana isi ikenye ijambo ry'Imana isonze ijambo ry'Imana iranyotewe cyane umuganirize umubwire icyo wamumenyeho sibyo se ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko agira neza ngo nimumuhungireho ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi ngo ariko kuba mwizeye kuba mumenye ibyo ryakomeje imfuruka haleluya gerageza ubwire utaramumenya amumenye niba uri umwarimu ntukahagara imbere y'abana mutandukane nabo utababajije ngo mbese Kristo muramuzi yego gira igihe niba wirirwa muri gare ari ukorera niba wirirwa mu isoko aho ugenda hose mu rubyiruko ntago kubwiriza Kristo kuvuga ubutumwa bwa Yesu ngo umubwire abataramumenya bamumenye ntago ari kujya gufata agatuti ujye gufata ngo mikoro hari imbere ujye kuri YouTube wenda ngo utangeho ikiganiro ntago abantu bose bazajya kuri YouTube hari n'abatabona uyu mwanya kandi bananiwe baruhijwe n'ibyaha batazi icyabaruhura gerageza ubwire uwo muhuye uwo mwegeranye n'umugisha Imana iguhaye guhura nawe n'umugisha Imana iguhaye wo kwegerana nawe n'umugisha Imana iguhaye wo kwicarana nawe gerageza umubibeho imbuto nziza haleluya mubwire Yesu gerageza ijuru ryishime rikubone inezerwe bivuge ngo byibuze yego wenda byibuze wowe ahantu wari uhagaze bivuge ngo ariko ahantu yarari uyu munsi yatunejeje uyu munsi yabwirije abasore batatu batari bazi Kristo bamumenye bahavuye bafashe umwanzuro ijuru rinezerwe rivuge ngo Fabiola ahantu yiriwe uyu munsi yabwiye abamama babiri yabwiye abagabo batatu Kristo yababwiye imbaraga z'umusaraba haleluya yababwiye agaciro k'amaraso ya Yesu kandi banezerewe iyo ni iminyago nokuri hanyuma ibisigaye ntago ugerageze ukora ibyo ushoboye ibisigaye ni Kristo undi murimo usigaye n'uwa Mwuka Wera Mwuka Wera aramusanga akagenda amuganiriza agatuma agenda atekereza ku byo wamubwiye ugasanga hari icyo bikoze Imana iduhana umugisha Imana idushyigikire Imana itwambike imbaraga Imana yongere twigishe ndetse tugerageze abari hafi yacu cyane tuberere imbuto duhagararire Yesu tumuhagararire nimba Imana yaraturemye ngo tuyihagararire mu isi abambasaderi bayo mu isi beza Imana ihimbaza yego ntihakagire umuntu rwose mutandukana utamubwiye ku mbaraga za Yesu haleluya nicyo yaturemeye nta muntu ugeze umwiringira ngo akorwe n'isoni wowe ujye ukora ibyo ushoboye gusa ibindi ni ibya Kristo wabambwe Imana yaturemeye kuyihagararira kuyibera abambasaderi kuyivugira ariko zikare nayo mpamvu hari n'igihe yavuze ngo ngiye kubaha Umwuka Wera mbahe n'imbaraga ngo kugira ngo sibyo ngo muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira ngo kugira ngo mube abagabo nyabagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya kugeza ku mpera y'isi Imana ikeneye ko tuyihagararira hari n'indirimbo ivuga ngo iyo twamamaje ubutumwa bwayo haleluya niyo nyungu y'ukuri yego tubwira abantu ko Yesu aruhura tubwira abantu ko ikiruhuko nyakuri kiri muri Yesu haleluya Kristo niwe buruhukiro Imana yararuhutse buriya uzi ko mu Baheburayo ibice 4 hari amagambo nkunda ku murongo wa 3 urumva ahantu Imana ivuga ngo hari uburuhukiro bw'iteka Imana yageneye abera abizera Yesu haleluya ubundi iyo turi muri Yesu tukiri muri Yesu twumva turuhutse hari imitwaro y'ibyaha dutura ariko noneho niyo twamugezemo tukamugumamo tukamwumvira tukagendana nawe tukagenda uko abishaka hari n'ubundi buruhukiro yaduteganyirije haleluya hari indirimbo nkunda ivuga ngo iki ivuga ngo iyi nzira itagaragara habaye mukabwibwe amen Yesu ati njye ndi kumwe nawe ujye
umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Amen. Nyine iyi nzira itagaragara habaye mu kabwibwe, hahandi uba ubona nta nzira, hahandi ubona nta gikunda, ngo ujye uhanga amaso Yesu. Amen. Niwe buruhukiro, niwe buruhukiro bwacu, niwe mahoro, niwe byiringiro byacu. Amen. Kubamwizeye, kubamwiringiye, ni ukuri pe. Amahoro ariyo kwa Yesu. Aleluya. Amahoro ariyo menshi menshi rwose. Ni ukuri niwe buruhukiro, ajya arinda umutumbiriye. Icyo kintu ni ukuri. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ajya arinda umutumbiriye, yego. kandi ntago amurinda ku manywa gusa. Yesu ntago akurinda ku manywa ngo nuko hari kubona ngo nibwira aragusiga agende. Yesu ntago atinya ibisimba bya nijoro. Oya. Ntago akurinda mu gitondo gusa ngo izuba niriza gusa, izuba niriza agusige kuri iryo zuba, agusige usigare ku zuba wenyine. Yesu murajyana. Amen. Amen. Ntago akurinda muri mu gihe cyiza ngo imvura nigwa hanyereye agusige wijyane wenyine. Yesu murajyana. Haleluya. No mwami tugumana. Murajyana. Amen. Ntago bwira ngo habe mu gicuku ujye ubona umuriro wabuze. Yego. Kuna abantu bose bahita bahunga. Aha. Reka. Ariko iyo muri kumwe na Yesu, ajya arinda umutumbiriye. Amen. Ku manywa na nijoro. Buruhukiro bwacu. Ikintu ni ikintu gikomeye. Yesu ajya arakurinda, akurinda uri wenyine, akurinda inshuti zihari, akurinda ababyeyi bahari, akurinda ababyeyi badahari, akurinda warize, akakurinda utize, akurinda wabonye akazi, waba utakabonye akakurinda, akurinda uri mu gihe cyiza cyo kubona amafaranga, waba uri mu bukene nabwo akakurinda, mbese uhora uri uwe. Amen. Icyo usabwa ni ukumwakira gusa, ni ukumwemera. Aleluya. Amen. Amen. Yo, wowe udukurikiye turagukangurira kwizera Yesu. Niwe buruhukiro nyakuri. Haleluya. Kiriya kiruhuko cy'Imana ntago yo yari inaniwe, ariko yagira ngo itubwire ko burya natwe hari igihe tuzakenera Yesu ngo aturuhure. Aturuhura ibyaha, akaturuhura, akaduha icyizere, tukajya tugenda dufite confidence, dufite icyizere, tuvuga tuti ubwo turi muri Yesu. Hari umuririmbyi ugira urimo ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Iyo turi muri Yesu twumva amahoro. Ntushobora kujya kwiyahura ufite Yesu. Ubuzi ngo byose arabitegeka. Haleluya. Muri we turaruhuka pe. Niyo amadeni yaba yakwishugera muri Yesu ukavuga uti mwami wanjye Yesu, byose urabitegeka. Haleluya. Amen. Iyo ufite Yesu uraruhuka. Niyo abantu baba bakwanze bagushizeho, Yesu ni ikiruhuko nyakuri. Imitwaro y'ibyaha arayidutura. Amen. Akaduhindura abana b'Imana. Haleluya. Amen. Tukagendera muri we turuhutse. Tukumva dufite amahoro isi idashobora kutwambura. Tukagira amahoro ibibazo bidashobora kutwambura. Haleluya. Tukagira amahoro intambara zidashobora kutwambura. Uko byagenda kose muri Yesu we rest, turaruhuka. Amen. Imana ishimwe. Nuva umwuka wera aha hantu. Haleluya. Umwuka wera aha hantu. Umwuka wera kuruhure. Yesu akuruhure. Izera Yesu akuruhure. Ikibazo rero usa nande? Imana ko yaturebye ngo duse n'Imana, duse na Yesu. Ubona usa na Yesu, usa nande? Uvuga gute? Ubayeho gute? Kuko Imana irera kandi irakiranuka. Ubona ubuzima bwawe burimo kwera no gukiranuka. Ariko Imana ni nyembabazi. Amen. Ca bugufi aho urubwira Imana ngo Mana umbabarire. Ntabwo nsa nkawe, ariko nkwiriye gusa nawe. Nimba utarizera Yesu kandi nabwo mubwire ngo Yesu umbabarire, ntabwo nkwizera. Ndaje ngo umbabarire ibyaha byanjye mbiture ku musaraba, njyewe nduhuke, mbabarirwe nezwe. Ibyaha byose nta cyaha kimwe Yesu atababarira. Nkwibutse icyo ngicyo, ni umunyembabazi kandi ibyaha byose nta na kimwe Yesu atababarira.
yiteguye kukweza, yiteguye kugutunganya. Wari warakijijwe urizera, ariko igihe cyarageze uragusubira inyuma, usubira mu byaha. Ibyaha utakoraga ubisubiramo. Ca bugufi, aracyari umunyambabazi, yiteguye kukubyutsa, yiteguye kukubabarira, ntabwo yiteguye kugutakaza. Igihe cyose umuhindukiriye, yiteguye kukwakira. Aragukunda nubwo wagiye kure, aragukunda nubwo wamutengushye, aracyagukunda nubwo wamwihakanye kubera ibyo ukora, kuko akureba amanywa, akureba ijoro, akureba abantu bakubona, arakuzi neza kuruta uko wiyizi. Aragukunda, ni umunyembabazi. Nta mutwaro n'umwe w'ibyaha wikoreye atagutura, nta hantu kure waba uri habi atagukura. Ni umunyembabazi, yiteguye kukuruhura. Niwe ufite ikiruhuko nyakuri. Isabato nyakuri ni Yesu, ikiruhuko nyakuri ni Yesu. Wakoze kubana natwe. Fabi, wanyemereye ugasenga kugira ngo umuntu wese unaniwe wadukurikiye aruhuke. Ugasenga kugira ngo umuntu wese wari warasubiye inyuma, utarukira isura nziza y'Imana mu buzima bwe, nawe abizi ko yaguye, yasubiye inyuma, yatannye, kugira ngo Imana yongere imubyutse. Nyemerera usenge Imana yongere ibyutse uyu muntu. Imana itugirire neza. Mana yacu, Mana ushimwe, Imana y'imbabazi, ongera uhabwe icyubahiro, Imana y'urukundo rwinshi, shyirwa hejuru, umwami wacu, we rushimwe, umwami wacu, turagushimiye, umubyeyi wacu, haleluya, umubyeyi wacu, umukunzi wacu, haleluya. Turagushimye, shimwa Yesu, turagushimye, himbazwa, turagushimye kudukunda, shyirwa hejuru, turagushimye kutajya uturobanura. haleluya, ntabwo ujya uturobanura. Nukuri. Uje wese agushaka, uje wese agukeneye, haleluya, uramwakira. Uje ananiwe, uje afite intimba, ntagataha uko yaje. nukuri. Haleluya. Amen. Turagushimye ko uje kugana adataha uko yaje, uje arira ntagasubira yarira. Haleluya, 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 haleluya. Uje aremerewe ntagasubira yakiremerewe, ahubwo uri ubuturo bwacu, uri uburuhukiro bwacu, haleluya, uri ikiruhuko cyacu. Izina ryawe nirihimbazwe. Haleluya. Hari umuririmbyi wavuze ngo amarira nazanye siyo natahanye. Turagushimye kuri Imana y'amahoro, turagushimye kuri uburuhukiro bwacu bwiza. Yego Yesu, turagushimye kuri umunyamutima mwiza. Haleluya, uri umunyamutima mwiza, uri umunyabuntu bwinshi. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimye, turagushimye, turagushimye. Dusenge buri wese uduteze amatwi, dusenge buri wese uzatwumva mu izina rya Yesu. Buri wese turongeye turamusengeye ngo umuhe amahoro. Haleluya, yego, umuha amahoro. Abari bananijwe n'ibyaha baruhure, ubibakuremo. Yego Mana, ubagaruze urukundo rwawe. Yego. Hari abasubiye inyuma, hari abacitse intege, hari abatentebutse. Mwami Yesu w'imbabazi, Mwami Yesu w'ibambe, turabasengeye cyane, turabingingiye cyane. Yesu ushimwe. Haleluya, haleluya. Wongere ubagarure, ubazane hafi yawe, ubagarure hafi yawe rwose. Abantu barananiwe, isi irarushye kubera ibyaha, kubera imivumo y'isi, ariko turabingingiye cyane. Dutumye Mwuka Wera, yewe Mwuka Wera muri iyi nzi, yewe Mwuka Wera mwigisha, ngo abagereho, abasange, abigishe, abaganirize, abasure, ababera umushyitsi mwiza. N'ukuri ntabwo bazaguma uko bari bari. Mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Umuyoboro wawe wongere waguke mu bantu bawe. Yego Yesu. Kuko twamenye intego yo kurema umuntu. Wamuremye ngo abishusho yawe mu isi. Wamuremye ngo aguhagararire mu isi. Haleluya, 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 haleluya. Utubabarire uko tutaguhagarariye Papa. Utubabarire uko tutakubereye mwiza. Utubabarire. Turakwinginze guhera uyu munsi. Buri wese ufashe umwanzuro wo kugaruka mu murongo wa nyawo. Dusabye Mwuka Wera ngo agumane nawe.
ntazabe gusubira inyuma ukundi, ntazabe gusubira mu byaha ukundi. Mu izina rya Yesu dutesheje agaciro imbaraga z'umwijima, imbaraga z'umwanzi zituma baguma mu byaha. Mana oya, umuntu wawe ni mwiza kuko wamuremye ari mwiza, akwiye kuguma ari mwiza, akwiye gukora ibyiza, akaba umuyoboro wawe mwiza w'ibyawe. Kwanza imbaraga mbi zizirika abantu, zibagumisha mu byaha, zibagumisha mu bibi, zibagumisha mu bibi, zibasubiza mu byo bari bararetse, zibasubiza mu byo bari barihanye bakabisubiramo, ahubwo tubarindishije imbaraga zawe. Haleluya. Yego Yesu. Haleluya. Iwawe hari amahoro, iwawe hari umunezero, iwawe hari urukundo, iwawe hari ugutuza, iwawe hari kugwa neza, iwawe Mana turakwinginze cyane, turakwinginze cyane ngo abantu bongere babone amahoro, abantu bongere banezerwe. Haleluya. Urakoze Mana, urakoze Mwuka Wera, urakoze kuri kumwe natwe, urakoze Mana, urakoze kugiye gushoboza buri wese uzumva iki kiganiro, ugiye kumushoboza kongera gukora neza. Intego yacu ni uko dukora neza, intego yawe uturema n'uwagira ngo dukore neza, tubebeza mu isi, dutegeke isi n'ibyo waremye, none byaradutegetse, ariko guhera uyu munsi turagarutse ngo twambike imbaraga, uduha ubwenge, utuma tuyobora kurusha uko byatuyobora, bituma tuyobora ibyo washyize mu isi kurusha uko byo bituyobora. Hanyuma ibyo dukora byose bikubere byiza nk'uko wabyifuzaga, tube mu mugambi wawe mwiza nk'uko ubyifuza, tubaho ushaka ko tuba, twicara aho ushaka ko twicara, tuvuga ibyo ushaka ko tuvuga, mu izina rya Yesu. Haleluya. urakoze urakoze kuri ikiruhuko cyacu, yego urakoze kuri amahoro yacu. Haleluya. urakoze kuri ibyiringiro byacu, nukuri urakoze kuri inshuti itagidusiga. Haleluya. Udusige tugeze mu makuba, turagushimiye ko ukiri kumwe natwe. urahari Yesu, urakoze, ukomeze uduha amahoro, uha igihugu cyacu amahoro, uhisa amahoro, mu izina rya Yesu. Abantu bakomeze bakumenye, haleluya, bakomeze bakumve, kandi bakomeze babeho nk'uko ushaka, basohoze umugambi wawe mu isi. Yego Yesu. Icyo twifuza nuko abantu basohoza umugambi. Haleluya. Icyo twifuza nuko wadushoboza gusohoza umugambi wawe mu isi. Yesu shimwe. Tugakora icyo waturemeye, tugakora icyo waduhamagariye. Yego. Tukera za mbuto z'umwuka, rwa rukundo, ya mahoro, bwa bugwaneza. Mana we, tukera za mbuto. Yego. urakoze Yesu, udushoboze kugenda nk'uko wagendaga. Mwuka Wera udushoboze. Twebwe ntabwo twabyishoboza, nukuri twebwe ntabwo twabishobora twenyine, ariko Umwuka Wera tugufite, nukuri byakunda. Haleluya. Ni wowe mbaraga zacu, ni wowe Yesu, ni wowe gakiza kacu, ni wowe. urakoze, shimwa, ubuntu bwawe bugumane natwe. Haleluya. imbabazi zawe zigumane natwe, none n'ibihe byose. Kristo urakoze. Amen. Imana ishimwe cyane. Fabiola, njye nagize ibihe byiza cyane. Imana ishimwe pe. Turashoje rero, mwakoze kudukurikira. Imana iguha umugisha, wewe wiyemeje kubana natwe ukemera kuba uwa Yesu. Iyi ni channel y'abantu bitwa aba Yesu family. Warakoze kwinjira mu muryango w'aba Yesu. Tuzakomeza kwiga ijambo ry'Imana mpaka igihe tuzasana Yesu. Wakoze kubana natwe. Yesu aguha umugisha. Imana ibaha umugisha. Bye.